ikira umunsi ku munsi twagarutse muri gahunda zigiye zitandukanye tukugezaho ibiganiro bishobora kugufasha, aho hano tugusobanurira cyangwa tuguha ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye, ariko by'umwihariko uyu munsi bwo tugiye ku ruhande nk'ibisanzwe, ariko nabyo dusanzwe tubikora, tugiye kuba tukubwira ibintu bikomeye, ibintu ushobora kugenderaho gufatiraho, ubundi ugakomeza kugendera mu buryo bukwiriye ndetse by'umwihariko bushimwa n'Imana ku bantu bizera Imana nk'uko tubizi cyangwa tubisanganywe. Tugiye kukubwira ibintu bitanu byagusunikira kugwa mu cyaha cyangwa byatuma ugwa mu cyaha n'uburyo bwo kubivamo. Tuguhaye ikaze rero ukigera hano bwa mbere. Ukigera hano bwa mbere banza ukanda hasi subscribe ndetse uze kutwandikira muri komenti utubwire uburyo wabyumvishije. Namwe dusanzwe tubana hano muri ab'agaciro ndabashimira, mujye mukomeza mudukurikire, twandikire muri komenti nibyo by'agaciro kugira ngo mutwereke ko mudukurikiye, biradufasha kugira ngo tumenye umurongo n'inzira ducamo. Reka twumve ni ubutumwa bwiza bw'Imana cyangwa se ni ubutumwa budushishikariza kumenya uburyo bukwiriye bushimwa n'Imana. Rero ibintu rero bitanu byagusunikira umuntu kugwa mu cyaha ndetse n'uburyo bwo kubivamo. Ikintu cya mbere harimo irari, icya kabiri kugendera mu nshuti mbi, icya gatatu kutamenya cyangwa kudaha agaciro ijambo ry'Imana, ikindi cya kane harimo ubwoba no kwikunda kurenze urugero, ikindi cya gatanu aricyo cya nyuma guhora mu bwigunge cyangwa se gucika intege mu kwizera. Ubwo ni uburyo butanu tugiye kuza kuba twabukwinjiriramo, tugiye kubwinjiramo neza, tukubwire ikibitera, tukubwire mu buryo bwagutse, tugiye kubikubwira ndetse tunakubwire n'uburyo ushobora kubivamo. Turagenda tubishoreranya uburyo ikibitera ndetse n'uburyo wabivamo. Ntabwo byoroshye rero ko umuntu ashobora guhunga icyaha, ariko hari uburyo buzima umuntu akoresha kugira ngo agire imbaraga zinesha icyaha. Harimo gusenga ndetse no kwifashisha Bibiliya nk'ijambo ry'Imana rituyobora mu kugira ngo tumenye aho turi n'aho duhagaze. Iyo uhagaze ahadakwiriye n'Imana, icyaha kikuba bugufi, kirora kugira ngo kigusange. Ariko reka dutangire ku cya mbere, harimo irari. Uko twaje tubizi marari, harimo amarari atandukanye, harimo irari ry'umubiri, irari ry'amaso n'iryo kwifuza abandi. Impamvu rero irari rituma umuntu yifuza ibyo atemerewe cyangwa se ibidahesha Imana icyubahiro. Tukubwira uburyo bwo kubivamo, harimo gusenga nk'uko twabivugaga no gusoma ijambo ry'Imana buri munsi, nka Zaburi 119 ibice 9 ishobora kuba ibikubwira, aho iyi Zaburi iza kukubwira ngo umusore azesa inzira ye ate. Birabaza, umusore azesa inzira ye ate? Azayesesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Ni ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 19 umurongo wa 9, ridufasha kumva neza ibijyanye n'ubu butumwa. Ariko icyo twafata ni ikijyanye n'uburyo bwo gutandukana n'irirari nk'uko tubibonye. Icya kabiri twihuse rero harimo kugendera mu nshuti mbi. Impamvu rero inshuti mbi zitera umuntu gukora nk'uko rero zitera umuntu gukora nk'uko zibaho, bigatuma rero yitandukanya n'Imana. Ariko hakaba hari uburyo bwo kubivamo, nko
guhitamo inshuti nziza zifite indangagaciro nziza. Iyo usomye mu Bakorino ba mbere ibice 15 umurongo wa 33 biza bigusobanurira neza. Turagenda twihuta, ndajya nkubwira ibice, wowe uze kugenda ubyishakire, ubinota ahantu uze kugenda ubyishakire, uze kubikurikira, biragufasha. Harimo no kwirinda ahantu cyangwa se abantu bagushora mu byaha. Ikindi cya gatatu rero twakubwira harimo kutamenya cyangwa kudaha agaciro ijambo ry'Imana. Impamvu rero ibi ngibi, iyo umuntu atazi ukuri yorohera ibyaha kuko ntamenya ikibabaza Imana. Ubwo kutamenya cyangwa kudaha agaciro ijambo ry'Imana, ibyaha biroroha kwinjirira kubera ko utazi ubutumwa bwiza ngo umenye icyo wakwirinda n'icyo utakwirinda. Harimo kwigira kuri Bibiliya buri munsi, ubwo ni uburyo bwo kubivamo. Kwitabira inyigisho z'ijambo ry'Imana no gusaba Imana ubwenge bwo kwitandukanya cyangwa se kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Ari byo dukura muri Yosuwa wa mbere, Yosuwa igice 1 umurongo wa 8. Avuze ko ntajya mpasoma, ajya mu binota muze kuhasoma kuri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8. Reka tugende ku cya 4. Harimo ubwoba no kwikunda kurenze urugero. Impamvu rero yatuma ugwa mu cyaha harimo ubwoba no kwikunda kurenza urugero. Impamvu rero gukunda ibinezeza umuntu gusa no gutinya ko yateshwa agaciro bituma yemera gukora icyaha ngo yishimishe cyangwa se yemerwe n'abantu. Ariho usanga umuntu yakoze icyaha kubera uburyo yiyumva, uburyo yumva icyubahiro afite n'agaciro afite mu bantu mu buryo busanzwe, aho ataca bugufi Imana ngo ayisaba imbabazi ndetse anayisaba imbaraga zo kugira ngo ave muri ibyo ngibyo yaguyemo. Ugasanga abaye imbata y'ibyo ngibyo yo gukora ibyaha, yo kugwa muri ibyo byaha ndetse bikamubata, bigatuma agwa nyine akomeza kuba mu byaha. Kuko gukora icyaha birashoboka ko ushobora gukora icyaha, ariko hari uburyo bwiza bwo kugira ngo ukirinde, ndetse hari n'uburyo bwiza bwo kugira ngo usabe imbabazi Imana, wongere usubire mu murongo muzima. Icyo twavugamo rero, hari uburyo bwo kubivamo, harimo kwiga kwihangana no kwishingikiriza ku Mana kuruta kwishingikiriza ku marangamutima. Aho uyisomye Luka ibice 9 umurongo 23 uza kubona ubutumwa bigufashamo. Harimo no kwiga kwicisha bugufi. Reka tukubwire icya 5 kugira ngo twihute, kuza gufata iminota myinshi, ariko nizere yuko ubutumwa urabwumva hari ikintu urakuramo kiragufasha kugira ngo ubashe kugendera mu nzira ikwiye, ndetse ubashe gutandukana n'ibyaha n'uburyo wareka cyangwa wanesha uburyo bwagufavoriza cyangwa bwatuma ugwa mu byaha. Harimo icya 5 guhora mu bwigunge cyangwa gucika intege mu kwizera. Impamvu rero harimo umuntu uri wenyine cyangwa se wacitse intege yoroherwa no gukora icyaha kuko yumva nta umwitaho cyangwa se nta cyizere afite. Umuntu akunda kwitakariza icyizere ndetse akabura imbaraga zituma yahamya Imana. Hari uburyo rero bwo kubivamo, harimo gushaka abantu bakunda Imana, gushaka rero abantu bakunda Imana. Ikindi kandi bashaka abantu bakunda Imana, mukajya
musangira ijambo ry'Imana, gusangira ijambo ry'Imana, mutwihanganire, kwitabira amateraniro, gusenga, usaba imbaraga nshya buri gihe, aribyo dusanga mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 25. ubwo yari uburyo rero ushobora kugira kunyuramo cyangwa se ibintu bishobora kugutuma ugwa mu cyaha n'uburyo bwo kubivamo cyangwa kubyirinda. Ikitonderwa rero, kwibuka ko umuntu agwa mu cyaha, ariko agomba no kwihutira kukivanamo akihana by'ukuri, aribyo twavugaga, kuko Imana ni nyembabazi kandi ihora yiteguye kwakira umwana wayo usubiweho. Yohani wa mbere igice 1 umurongo wa 9 ariho tubisanga. ubwo rero ubutumwa Imana yaduteguye kugira ngo tumve ibi bintu, tubifate, tubigendereho, bituyobore, bidukomeze kugira ngo tubashe guhagarara ahakwiriye, aho Imana ishaka. Niba utakanze subscribe banza ikande, kandi twandikire muri comment utubwire uko wabibonye. Hano rero niba ushaka kumenya ubusobanuro bw'izina ryawe, uratwandikira hasi muri comment tubwire izina wifuza ko twaguha ubusobanuro. Twihanganisha abantu batubwiye amazina tukaba tutari twayabaha, ni menshi batubwiye, ariko nayateguye ndaza nyashyireho muyabone. Ndabakunda cyane. Iyi ni Fab TV, uragarutse mu kanya mu busobanuro bw'amazina agiye atandukanye.